Ese ashimwe ndabongeye ndabashuhuje mbifuriza amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Turi mu masengesho avuga ngo maganya yacu tuyatuye Imana, kuko Imana yatubwiye dusenga amaganya yacu tuyatura Imana. Rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana umwanya utari munini, ariko mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana tubanze dusenge twiragiza Imana. Uwiteka Imana nziza, Imana ikiranuka, ubwihisho bwacu, ubuhungiro buzima, turagutabaje nonaha. Hari ibibazo dufite tubizanye imbere yawe kugira ngo tubere igisubizo. Hari abarushye n'abaremerewe, hari abarwaye, hari abafite amadeni, ariko buri muntu wese turakwingize duce bugufi umusubirenge yawe kubw'ukiranuka kwawe, kugira ngo umve buri muntu wese kandi mwumvire umubere igisubizo cy'ibibazo bye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro n'iteka ryose. Nta muntu wese ugiye kumvira ijambo ryawe, reka rimubere mwa Imana isumba byose, iry'umumaro ku mutima we, ku bugingo bwe. Mwamanjye nawe rikubera umubavu guhumurira neza. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu urakoze Uwiteka. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Tugiye gusangira ku ijambo ry'Imana riri mu Bakorinto wa mbere, ibice byaho ni 16. Turasoma ku murongo wawo wa 13, twumve icyo Imana ivugana natwe, ndetse dusome na 4. 13 waravuze ngo mube maso, mukomerere mu byo mwizeye, mube abagabo nyabagabo, mwikomeze. Kandi no kuri 14 akavuga ngo ibyo mukora byose mubikorane urukundo. Amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagiriye neza. 13 turavuze ngo mube maso, mukomerere mu byo mwizeye. Icyo bishatse kuvuga ni iki? Kuba abagabo cyangwa se kuba umugabo ni uguhagarara aho Imana ishaka, ni ukugenda uko Imana ishaka, ugakora ibyo gukiranuka, ukaba umwana wizewe, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umugaragu ntamenya aho shebuja abika, ngo ariko umwana agera hose. Bivuze ngo n'ubu umwana w'Imana ukaba maso ibyo wizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Nibe warabyizeye ukaba utaranabyizera, ariko ukaba ushaka kubyizera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wagutabara akagukura mu rupfu, akaguha icyo wabuze cyose, kuko Yesu Kristo niwe utanga ubugingo wenyine. Niwe nzira tunyuramo tugera ku Mana Data wa twese, kuko Imana yamuhaye ibyo mu isi byose, imuha n'ubutware n'ububasha bwose ndetse n'ubushobozi bwo gukora ibyo bintu. Bivuze ngo rero nuba maso, ukagira urukundo, irinda ishyari, irinda amatiku, irinda intambara. We ikibazo ufite cyose gishyira imbere y'Imana, aho kugira ngo ujye guterana amagambo n'abantu, ujye gushwana n'abantu, ujye guterana n'abantu hejuru. Wipfukama imbere y'Imana, maganya yawe uyabwirira Imana. Uko iyo uganiye umuntu mugenzi wawe ukamubwira amaganya yawe, ntago abihisha, ahubwo nawe ajya kubibwira abandi, akababwira ibyo wamubwiye, kuko umutwaro umukoreye nawe uramuremerera, ajya kuwukorera undi muntu. Ejo ukazasanga byakugaruka, bikakugarukaho byabaye intambara. Rero ijambo ry'Imana rivuze ngo ngo nimube maso, mukomerere mu byo mwizeye. Ibyo wizeye rero nibyo bigomba kuguha kuba uwuriwe. Mube abagabo nyabagabo, ubu umugabo nyamugabo ukiranuka, ukora ibyo Imana ishaka kandi yishimira. Imana izakomeza ibane nawe, kandi kuko uzaba ufite urukundo, udafite umutima ugucira urubanza, udafite ishyari bagenzi bawe, udafite urwango bagenzi bawe, aho gukiranuka nk'uko Imana ibigusaba. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Hari message Imana iherutse kumpa, rero reka tubiganireho kugira ngo nawe ube maso. Imana agiye kubona mbona impishuriye ahantu hari umurongo muremure cyane. Nabonaga ari nk'uko aba bantu tuba turi ku modoka dutegereje bisi. Ngiye kubona mbona noneho mfata telefone ngiye gufotora abo bantu ngo shyireho kamera, ngo ngiye kubona mbona haje umuntu ahise akuraho ba bantu benshi cyane b'inyuma. Mbaza noneho umuntu twavuganaga arumbwiye abo bantu bari ku murongo, arambwira ngo bari abantu bonye bavuyeho nabo Satani agushije, nabo Satani avanye kuri Kristo Yesu. Ngo rero nimube maso musenge, kugira ngo imbaraga z'Imana zikomeze zibe muri mwebwe, ubwami bw'Imana buganze mu mitima yanyu. Rero mwana w'Imana, nyemerera ufate umwanya usenge, kugira ngo nawe ibyo bintu bigiye kugusha abandi bitazakugusha, kuko Imana yarambwiye ngo tube maso. Amatorero menshi agiye gufungwa. Bivuze ngo rero itorero nirifungwa,
ariko ntabwo hazafunga umutima wawe, uzakomeza usenga usaba Imana ubwenge. Ushobora no kugenda muri kaburimbo uri gusenga, niba uturuka i Remera ukagera Nyabugogo, Imana ikaba yabonye ko wateranye uwo munsi wasenze kandi ikakumva kandi ikagusubiza bitewe n'icyo wasengeraga. Muze ngo rero mube maso bana b'Imana, abategereje Kristo mube maso, mube maso, kuko amatorero muri iyi minsi Satani yari yahagurukiye mu buryo bukomeye cyane. Niko Imana yatubwiye ngo nitube maso dusenge. Nushaka kubimenya uzasome igitabo cy'umuhanuzi witwa Daniel guhera ku bice byaho 8. Nushaka uzazamuka urangiza hose uzabona ineza y'Imana, uburyo Imana ibi bintu yabiteguye byose kandi byari biri mu mugambi w'Imana. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Ikindi kintu rero, dusenge cyane, dusengera abayobozi bacu, igihugu cyacu cy'u Rwanda, kugira ngo neza y'Imana ikomeze iboneke. Dusengera ibihugu duhana imbibi, kuko Satani yarahagurutse agiye kuza kurwanya abana b'Imana. Ariko nuba amaso ugasenga, ugasengera igihugu cyawe, ugasengera abayobozi bawe, byose bizagenda neza. Icyakora icyo nasaba ubaye uri umuyobozi kumva iyi message y'Imana, nawe wafata umwanya ugasenga amasengesho y'iminsi 3, kabwira Imana ngo Mana ibitembana abandi igihe ntibizantembane, ubwo bazagabanya abayobozi igihe ntibazangabanye, ubwo ibibazo bizaza ku bayobozi igihe ntibizangereho, kugira ngo izina ry'Imana ikomeze ribane nawe aho uzajya uba wicariye mu ntebe yawe y'icyubahiro Imana yakwihereye. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Rero reka dufatanye dusenge. Ngiye gufatanya nawe muntu wumva ushaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ukaba wumva ushaka kuba maso, ukaba wumva ushaka gukomerera mu byo wizeye. Ature amagambo n'akanwa kavuge ngo Mwami Yesu, ndakwakiriye mu mutima wanjye, nari naragendeye kure yawe, ariko uyu munsi ndakugarukiye. Nyandukura mu gitabo cy'abarimbuka, nyandike mu gitabo cy'abanyabugingo, mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha. Ushaka ahantu uzajya usengera mu itorero ry'umwuka, kugira Imana ujye ukomeza ubane nayo umunsi ku wundi. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Reka rero mfatanye n'undi muntu nanone waba yumvaga nta mbaraga, wumva uri gusubira inyuma, wumva Satani ari kukunamura, ubona ibibazo biri kugukura kuri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana avuga ngo niki cyantandukanya n'urukundo rw'Imana, mbese n'ibyago na amakuba. Vuga ngo Mwami Yesu, ndagushimiye ko nkunda, nari narasubiye inyuma, narindi kunamuka, ariko ngera unyambika imbaraga ngaruka imbere yawe mu murimo wawe, mu muhamagaro wawe. Wongera unyambika imbaraga mpanure, wongera unyambika imbaraga mpagarara mu muhamagaro wawe, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Rero reka nanone dusengane n'undi muntu nanone waba yumva afite ikibazo, waba ufite amaganya ushaka gukorera Imana. Vuga ngo Mwami Yesu, aya maganya yanjye ndayakuzaniye, nta wundi nayashyikiriza, njyewe byarananiye, inshuti zamvuyeho, abo twari tuziranye babonye ngeze mu bibazo barampunga, ariko kuko uri Imana itareba nk'abantu ntikore nk'abantu, ndakwinginze ntabara, niweho gisubizo mbonye, ngaho ntabara kuko uri umutabazi. Izina ryo rihabwe icyubahiro n'iteka ryose, amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza cyane. Turakomeza tujye tuganira ku magambo y'Imana. Nushaka kugira ngo Imana ibane nawe, dufata ibihe usenge, wiyirize ubusa, fata amasengesho y'iminsi 3, musenge mubwira Imana ngo amaganya yacu turayagukoreye. Niba utarasenze nanone amasengesho avuga ngo Imana iguhe ubuhungiro ndetse n'ubwihisho, nabwo usenga ubwira Imana iguhe ubuhungiro ndetse n'ubwihisho. Nayo ni amasengesho y'iminsi 3, tangira mu gitondo ukagera saa 12, saa 12 ugasoza, ejo ukongera ugatangira. Imana izajya yumva gusenga kwawe. Ijambo ry'Imana rero nta kintu kirukana mwene badayimoni ndetse kwiriza ubusa ndetse no gusenga. Kora subscribe rero kugira ngo tujye tuganira iby'Imana dushura uyu munsi ku wundi, tugende tuganira dufatanya muri Kristo Yesu, kandi abizi neza ko Imana izatugirira neza. Reka rero dusenge, sengere buri muntu wese. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Mana mubyeyi wanje Uwiteka, ndagushimiye. Uravuze ngo nitube maso, sengera aba bana bawe, bagore n'abakobwa, bagabo n'abagore. Mwami wanje mubyeyi wanje, abasore bose, abakobwa bose, nta numwe uvuyemo. Mwami wanje ndabasengeye, imbaraga zawe niziganze kuri buri umwe wese. Bari bafite ibibazo birangize, bari bafite intambara zirangize, barwanwaga na Satani bavaneho. Mwami wanje bavane mwuko kurwanwa na Satani, bashyire mu butware bw'Imana ikiganza cyawe, bakomereza amaboko,
bari barwaye ubakize, barushye baruhure, aboshye babohore, bashomere ubahe akazi, buri muntu mu kibazo afite umubera igisubizo, kuko uri Imana itareba nk'abantu kandi ntukore nk'abantu, kuri Imana idatekereza nk'abantu kandi ntivuge nk'abantu, mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana, none n'iteka ryose ngushimiye ineza yawe, ni mu izina rya Yesu, amen.